Bakunzi ba Iwacu Connect nabasuhuje. Nk'uko dusanzwe tuganira ku ngingo zimwe na zimwe zitandukanye zubaka umuryango nyarwanda, n'uyu munsi twagarutse kugira ngo tuganire ku bintu bimwe na bimwe byadufasha kubaka umuryango nyarwanda. Twatangira twibaza ngo ese waba uzi igitera amakimbirane cyangwa se umwuka mubi mu muryango? Ese waba waraterewe icyizere cyangwa ubona urukundo rwaragabanutse hagati yawe n'uwo mwashakanye? Ibyo ni ibibazo twakwibaza ariko tugiye kubonera igisubizo muri iki kiganiro cy'uyu munsi wa none. Mukomeze mutege amatwi intambwe ku yindi, hanyuma tuze kungurana ibitekerezo, dutahane n'umukoro wo mu rugo w'icyo tugomba gukora no kwitoza gahoro gahoro muri uru rugendo turimo twatangiranye. Stay tuned, turi kumwe. Bakunzi ba Iwacu Connect, twongeye kubasuhuza, twizera yuko mukomeje kuryoherwa n'ibiganiro tubagezaho kandi biri kugenda bitanga umusaruro n'icyizere mu muryango nyarwanda, mu miryango yacu dushaka kubaka kugira ngo umuryango wongere ugire icyanga, umuryango uryoherwe, ndetse twubake icyizere n'urukundo hagati y'abashakanye. Nk'uko rero ubushize twari twagiye tubiganiraho mu kiganiro cyabanje kijyanye no gusobanukirwa neza umuryango cyangwa se icyo twakwita foyer, umuryango uryohewe, umuryango ufite ibyishimo, umuryango utekanye. Ngira ngo twabonye ingingo zigera kuri 5 z'uburyo ki wakubaka umuryango utekanye, umuryango wishimye. Niyo mpamvu rero n'uyu munsi tugarutse muri ya ntambwe, nk'uko nabibabwiye, ni urugendo tugiye kugendanamo gake gakeya kugira ngo turebe yuko wa muryango wagira aho uva ukagera. Ibyatangiye kwangirika tukaba twareba uburyo ki twabinyuzamo mu kayunguruzo, tukongera tukagarura icyanga cy'umuryango, tukagarura uburyohe bw'umuryango. Ngira ngo twaganiriye ku bintu bigiye bitandukanye, ndetse dutahana n'umukoro wo kwitekerezaho tukareba icyo umuryango uvuze kuri twe. Sinzi niba mwarabashije kuwukoraho, ariko ndashimira cyane ababashije gukurikira ikiganiro cyabanje. Ndashimira abatuvugishije mu gikari bakatubwira uko bimeze, ndetse tukungurana inama, tunababwira ngo ni karibu n'abandi mujye mutwandikira, mutuvugishe, tugirane inama z'uburyo ki twakubaka umuryango wacu. Hanyuma rero ngira ngo ababashije kuba barakurikiye ikiganiro cy'ubushize, intambwe 5 twarazibonye z'uburyo ki wakubaka umuryango utekanye, uburyo ki wakubaka umuryango wishimye. Ubwo rero niyo mpamvu mbararikira n'ubu gukomeza gukurikira iki kiganiro. Uyu munsi dufite indi nsanganyamatsiko iryoshye nayo idufasha kuza yunganira icy'ubushize, kugira ngo wa muryango dukomeze tuwuhe agaciro, wa muryango dukomeze tuwuryoshye, dukomeze tugire ibyishimo muri wa muryango twubatse, muri wa muryango twashatse. Yaba ari umugore, yaba ari umugabo, abashe gusobanukirwa n'uruhare rwe mu kubaka umuryango wishimye kandi utekanye. Uyu munsi rero twabateguriye indi nsanganyamatsiko, nayo nagira ngo mbararikire muze gukurikira kugirinda musoje, kuko tuzajya dusoza tuzajya dutahana umukoro wo mu rugo, umukoro tuzajya dukora muri icyo cyumweru kugira ngo duherekeze, udufashe mu kwitekerezaho, mu kureba uburyo ki twagenda tunoza ibitagenda neza. Niyo mpamvu rero mbararikira kujya mureba iki kiganiro cyose kikarangira n'uwo mukoro wo mu rugo mukaba mwabasha kuwumva. Turashimira cyane abakomeje gukora subscribe no gusharinga aya makuru kugira ngo dukomeze twubake icyizere mu muryango, twubake urukundo mu muryango, twubake umuryango uzira ihohotera. Niyo mpamvu rero uyu munsi twabateguriye izindi ngingo 5 zafasha mu kubaka urukundo n'icyizere hagati y'abashakanye. Turabasaba rero gukurikira
kugira ngo twungurane ibitekerezo, mujye muduha ibitekerezo, twungurane inama, hanyuma dufashanye kugira ngo turebe ko twagira umuryango umeze neza, umuryango buri wese yakwifuza kubamo. Ntawe utifuza kuba mu muryango mwiza, ntawe utifuza gukurira mu muryango ufite urukundo, ntawe utakunda gukurira mu muryango ufite amahoro. Ariyo mpamvu nagira ngo tufatanye kugira ngo twubakire aba bana bacu ejo hazaza heza, twubakire kandi natwe twiyubaka. Umuryango urimo amakimbirane ntabwo abana bakura neza ngo bakurire mu nzira nzima y'urukundo, cyangwa se ngo nabo bazagire ishyaka ryo kumva bumva bashaka kuba bakora nabo umuryango, bashaka abagabo, bashaka abagore bazima. Niyo mpamvu rero tugiye kujya tugenda dufatanya muri uru rugendo, abafite ubumenyi butandukanye bakadufasha natwe. Ntabwo ubumenyi bwacu buhagije gusa, ahubwo n'ubwanyu ndetse na experience yanyu ndetse n'ubunararibonye bwanyu byadufasha mu kubaka wa muryango uzira ihohotera. Niyo mpamvu rero tugiye kuvuga ku nzira 5 z'ingenzi zagufasha mu kubaka urukundo n'icyizere. Hanyuma rero muri kumwe na Iwacu Connect, nk'uko tubihora tubibabwira, turi kumwe kugira ngo twese dutahirize umugozi umwe, twese twubake wa muryango uzira amakimbirane, uzira urangwamo urukundo. Hanyuma rero nk'uko nabibabwiye, reka dutangire n'inama ya mbere cyangwa se inzira ya mbere yadufasha muri rwa rugendo. Tutangira twibaza tese ariko ubundi amakimbirane aturuka kuki? Amakimbirane ko abantu dushakana dukundanye, tukaryoherwa, tukajya mu rugo twumva ibintu biryoshye bimeze neza, ariko nyuma y'igihe ukumva habayeho za gatanya, ukumva habayeho amakimbirane ahoraho, ukumva habayeho kwiyahura, habayeho za depression zitandukanye, ugasanga mbese abantu barwaye pressure kubera umugore cyangwa se kubera umugabo. Ese ibyo bintu byaba biterwa n'iki? Ibyo rero nibyo bintu nagira ngo kugira ngo tuganireho kuri uyu munsi, turebe n'iki twakora kugira ngo turebe yuko rwa rukundo, cya cyizere cyagaruka hagati y'abashakanye. Mbere yuko twibaza kuri izo ngingo uko ari 5, twatangira twibaza ngo ese ubundi kuki habaho amakimbirane? Ese ni gute umuryango waryoherwa n'urukundo, rwa rukundo twabanye dufitanye, cya cyizere twabanye dufitanye, ni gute twagisigasira, twagikomeza? Ikintu nyamukuru gishingiye ku cyo twakwita ububasha hagati y'abashakanye. Ububasha, nituvuga ububasha, ntihagire uwumva ngo ni ubushobozi bw'amafaranga cyangwa se n'iki. Oya, ni ukuvuga ngo ububasha ni cya kintu buri wese yifitemo, bwa bushake buri wese yifitemo, wa murava, za mbaraga buri wese yifitemo, yaba ari umugabo n'umugore, zo kubaka umuryango mwiza utekanye. Icyo gihe rero hari igihe bwa bubasha cyangwa se bwa bushobozi n'ububasha twifitemo byangiza cya cyizere bitewe n'uko byakoreshejwe nabi. Tuzabibonera hamwe. Ese ububasha bukoreshwa gute? Ese twabukoresha gute? Ahangaha icyo shaka kugira ngo mbabwire ni uko hagomba kubaho kuringaniza ububasha hagati y'abashakanye. Kuringaniza ububasha hagati y'abashakanye bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ni bwa buryo umugabo n'umugore babaho bafatanya, buri wese agahabwa ijambo n'agaciro mu buzima bw'urugo. Ntawe wiharira ijambo cyangwa se ububasha, cyangwa se ngo yiharire gufata ibyemezo wenyine, cyangwa ngo yiharire buri kimwe cyose ngo yumve ngo ibintu byose bizajya biba hano muri uru rugo ari uko ari igihe watanze oda. Ugasanga wenda nk'umuntu aje gutira isuka mu rugo cyangwa se umuhoro, umugore agatinya kugutanga cyangwa se kugutiza isuka umuturanyi, ati reka mbanze mbaze umugabo. No, ese umugabo niwe byose bifatiraho umwanzuro? No. Niyo mpamvu rero iyo habayeho kuringaniza ububasha, iyo habayeho kumvikana, buri wese agaha umwe ijambo, buri wese agaha buri mugenzi we agaciro, yakagombye kumva ko hari inshingano zimwe na zimwe umugore aba agomba gufata nk'umutwe, nk'umugore uri mu muryango, akaba ari umutima w'urugo, ndetse n'ibyo umugabo ashobora nawe
kuba afite mu nshingano nk'umutwe w'umuryango. Ibyo rero tuzajya tugendera tubirebera hamwe, tuzabirebera hamwe mu kiganiro kizakurikiraho, turebe inshingano z'umugabo n'inshingano z'umugore no mu buryo bwo kurera abana. Ibyo rero ni ukuvuga ngo nta nshingano umugabo afite yashobora, cyangwa se inshingano umugore afite yashobora umugabo atashobora. Twese twabishobora, ahubwo se ikibazo tubitambukanamo gute? Kuko icyo umugore yashobora n'umugabo yagikora, n'icyo umugabo yakora n'umugore ashobora kugikora, keretse ikintu kimwe gusa dutandukaniyeho, ni ikijyanye n'imiterere karemano. Aho ndashaka kuvuga wenda hari ibyo umugore ashobora gukora nko konsa umwana, gutwita, kubyara, ibyo umugabo ntago yabishobora. Ariko ibindi byose bikuyeho imiterere karemano, umugabo yabikora nk'uko n'umugore yabikora. Umugore nawe ntacyo atakora umugabo akora, usibye kuba yatera inda, mbese bya bindi navugaga bijyanye n'imiterere karemano. Ariko ibindi byose turabisangiye, buri wese ashobora gufasha mugenzi we mu mbaraga ze, mu bumenyi bwe no mu bushobozi ashobora kuba afite. Icyo rero niryo pfundo ry'umuryango utekanye, umuryango ushyize hamwe, umuryango utarangwamo amakimbirane, hazamo uko gufatanya hagati y'abashakanye. Hanyuma rero muri uko gufatanya hagati y'abashakanye, turagendera mu ntambwe 5 kugira ngo tugarure rwa rukundo ndetse na cya cyizere gishobora kuba cyaratakaye. Aho bikiri tubikomeze. Ni byiza rwose, turabashimiye abafite urukundo rumeze neza, abagifite cya cyizere rwose, kuraje, mudufashe rwose, mube inyangamugayo. Turabibonera hamwe yuko ari ikintu gikomeye cyane, ko urukundo n'icyizere biba bigomba kujyana mu muryango hagati y'abashakanye. Aha nabigereranya nk'uko urukundo ni umuriro uhura ubushyuhe, naho icyizere kikaba urufatiro, ni urufatiro rutuma wa muriro utazima, ni urufatiro rutuma rwa rukundo rutazima. Nicyo twakwita icyizere. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ibyo byose biragendana. Iyo icyizere gihari, buri wese aba yumva afite umutekano kandi afite agaciro mu mubano we na mugenzi we. Izo nzira 5 rero nizi zikurikira, ndabakangurira kuzikurikira kugera tuzisoje, kuko zose zishobora kugufasha, cyangwa se ugasanga hari izo n'ubundi usanzwe wubahiriza, ariko ugasanga hari n'izo wenda usanzwe ujya wirengagiza cyangwa usigaye warirengagije. Ubwo ndavuga haba ari ku mugabo cyangwa se no ku mugore. Ingingo ya mbere ni ukuganira mu mucyo. Abashakanye bakagombye kugira umwanya wo kuganira, bakagirana ibiganiro nta buryarya, nta guhishanya, kuko ntacyo uba ukimukinga, muba mubana kugera akaramata, kugera mutandukanyijwe n'urupfu. Niyo mpamvu rero iyo muri kuganira mugomba gufata umwanya wihariye nk'umuryango, mukaganirana, mukabwizanya ukuri nta buryarya, mugasangira ibitekerezo. Iki kiganiro kandi kigomba kuba gifunguye, gituma nta rwikekwe rubaho, cyangwa se gushinjanya amakosa, cyangwa se gutangira gukekera mugenzi wawe bindi. Ahubwo wowe niba hari ibyo ubona udasobanukiweho, niba hari ibyo ubona biguteye urujijo kuri mugenzi wawe, nimuganire ubimubazeho, ariko utagiye kumujajinga. Niyo mpamvu rero kuganira mu mucyo kiba ari ikintu cy'ingenzi hagati y'abashakanye. Ingingo ya 2, hari ukuganirizanya mu rukundo ndetse no mu bikorwa. Ahangaha ntabwo urukundo ari amagambo gusa, je t'aime, nagukunda, bla bla bla, no, ahubwo n'ibikorwa. Urukundo ruherekezwe n'ibikorwa. Ahubwo ibyo bikorwa ni ibihe? Hari bya bikorwa byoroheje bya buri munsi,
ibikorwa byoroheje bya buri munsi by'umuryango, harimo gufashanya, harimo gushimishanya, harimo gushimirana. Niba umugore agukoreye akantu ukibuka kumushimira, niba umugabo agukoreye akantu ukibuka kumushimira. Hari igihe umuntu abaho adashimira, atazi, umuntu akikutura agakora hasi hejuru kugira ngo ashimishe mugenzi we, ariko mugenzi we akabibona gutyo ntanamushimire. Bagateka bakagira bati, ariko yamara kurya ntanamubwira ati mwakoze guteka, ntamubwira ati mwakoze ko mwatetse ibiryo biryoshye. Urukundo rero, urukundo rujyana n'ibikorwa, ibyo bikorwa byoroheje bya buri munsi dufashanya, n'umuco wo gushimira mu gikorwa icyo ari cyo cyose cyabaye hagati y'abashakanye. Icyo kintu rwose ni ikintu kimotiva buri wese, ni ikintu giha buri wese imbaraga zo gukomeza kwita kuri mugenzi we. Ariko uzi gukorera umuntu ibintu rimwe kabiri gatatu nta no kugushimira, nta n'akajeste pe, ni ibintu rwose biba bitaryoshye pe, ni ibintu bishobora guca n'umuntu intege, ku buryo mbese rwa rukundo rugenda rutangira kugiramo akantu k'akabazo. Ariko iyo byagenze neza, umuntu nimba yagukoreye akantu keza ukamushimira, biba ari byiza cyane. Umuco wo gushimira nta kusa. Hari ikindi nanone, hari kwitanaho, ukita ku mugabo wawe cyangwa se n'umugore wawe, nawe ukamwitaho, mbese buri wese akaba ijisho rya mugenzi we. Buri wese nimba umuntu yambaye neza ukamubwira wambaye neza wawe, niba ari umugabo yambaye neza mubwira uti wambaye neza mugabo mwiza, niba ari umugore mubwira uti wambaye neza uraberewe mugore mwiza. Utwo tuntu twose ni utuntu rwose tugenda turyoshya urukundo, tugenda dufasha umuntu kwiyumvamo yuko akunzwe, yuko yitaweho, sibyo? Ibyo rero uzi kugurira umuntu igitenge akazacyambara kikarinda gisaza ataramenya nimba kinamubereye, utaranamubwira ngo uraberewe, ahubwo akabibwirwa n'abandi, wenda aho agiye, haba ari mu kazi cyangwa se aho agiye mu gusura abantu, akaba ari bo bamubwira ngo igitenge kirakubereye. Uzi kugira ngo ugurire umugabo wawe agapantaro cyangwa agashati, nakambara ntiwibuke kumubwira turaberewe, cyangwa wanamutereye ipasi ngo agashyiremo umubwira uti wawo wambaye neza. Ibyo tuntu twose rero ni utuntu tugenda turyohera urukundo, ni utuntu tugenda turubagarira, kuko urukundo ni nk'ikimera, bisaba kugenda urwitaho. Ikimera iyo utacyitayeho ngo ukivomere, ugikize ibyonnyi hirya no hino, ugishyiraho agafumbire, mubona yuko ntago gitanga umusaruro. Ariko buri wese iyo yitaye kuri mugenzi we, akamubonamo isura y'umuntu umuryoheye, isura y'umuntu umubereye, rwose urukundo ruba rwiza rukaryoha. Ntabwo ari ukuvuga ngo ndagukunda gusa, ahubwo bigendana n'ibikorwa bigiye bitandukanye. Ingingo ya gatatu rero, ingingo ya gatatu, hari ukumenya gusaba imbabazi no kubabarira. Iki ni ikintu gikomeye. Usanga kenshi hari abantu rwose pe batazi gusaba imbabazi, yumva yuko atanagira n'ikosa cyangwa nta n'ikosa aba yanakoze. Icyo gihe rero rwose nta hantu wava ngo ugere, kuko twese turibeshya. Twese nk'uko nabivuze no mu kiganiro cy'ubushize, turi abarwayi. Usanga hari ibyo ukora neza, ariko hari n'ibindi bishobora kugusoba ntubikore neza. Ariko igihe utabikoze neza, mugenzi wawe nakubwira ca bugufi usaba imbabazi. Kandi nusaba imbabazi, nawe wasabwa imbabazi, babarira, unahita usiba iyo paje, hanyuma mutangire paje nshyashya. Ibyo nibyo bizagenda bibubaka. Niyo mpamvu rero iyo wababariye ubyibagirwa ukanabikuraho ugatangira paje nshyashya, kuko wa muntu yagusabye imbabazi, ni ukugira ngo birinde ya matiku cyangwa se ya makimbirana agenda yiyakimira cyangwa se yitekera mu muntu, bikazaturika umunsi umwe ubona ari ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu rero kubabarira ni ikintu gikomeye cyane, kandi ukababarira ubabariye. Ngira ngo ahangaha hari agatekerezo twajyaga twiga kajyanye kitwa ngo akarimi koshywa n'akandi. Ngira ngo abenshi muri mwe murakazi uburyo ki umugabo yicaranye n'umugore bagiye kuganira kuri gahunda z'umuryango, bari basanzwe bagirana amakimbirane make yari aho ngaho yo gutongana n'intonganya no kurwana, barangiza bakavuga bati noneho reka twicare tuganire. Ngo baricara baraganira, bamaze kuganira ku bibazo bari bafite bari muri salo mu rugo,
ngo bajya kubona babona imbeba iraturumbutse baciye hagati irirukanka, batangira gusigana bati iriya ivuye hano, ati ivuye ibumoso, undi ati ivuye iburyo, undi ati oya jye nayiboneye neza yavuye ibumoso, undi ati oya jye nanjye nayibonye yavuye iburyo. Batangira gusigana barashyogoranya, bati umwe ati ntabwo ujya wumva kandi kuva na kera wowe, undi nawe ati nawe ntabwo ujya wumva ntugondeka, n'ubushize nicyo twapfuye kubera kutumva kwawe. Barakomeza baraharira, imijinya iraza barongera bararwana, bitewe n'iki? Kwa kutumvikana. Noneho birangije baravuga bati okay, birarangira, barongera bariyunga. Hashize iminsi barongera ngo bajya hanze, noneho baravuga noneho reka tuve mu rugo, wenda ho imbeba zidutesha umwanya n'umutwe zigatuma dushwana, reka twigire hanze. Barasohoka rwose bishimye, abantu bagiye kuganira. Bagezeyo bamaze gusangira, bariye bishimye, bagarura ikiganiro rero cyo gusabana imbabazi. Barasabana imbabazi n'iki, bariyunga. Ariko umugore ati atari kurega n'ubundi wowe uhora undenganya, ati n'ubushize buriya iriya mbeba nari nayiboneye neza. Umugabo ati kandi ntago wumva ngiye nari nayibonye neza ko yaturutse he iburyo. Barongera bagarura bya bindi by'ubushize bapfuye. Byarangiye bigenze bite? Byarangiye n'ubundi no mu kabari baraharwaniye, kandi noneho ya mbeba nta nihari, nta nibaciyemo hagati, ahubwo bitewe n'iki? Kwa kugarura. Rwose iyo twababariranye nyine si byiza kongera kugarura ibyahise, ahubwo ni byiza yuko dutangira page yindi nshyashya, ukabona umuntu mu isura nshya, mugakomezanya rwa rugendo, kuko nkuko nabivuze ntazibanya zidakomanya amahembe, kandi urugendo rw'ubuzima ni rurerure. Igihe icyo ari cyo cyose ushobora gutegwa, ushobora kugira gusobwa ukaba wakomeretsa umuntu, cyangwa se mwagira ibyo mudahuzaho. Ariko iyo habayeho gusabana imbabazi, habaho no gutera intambwe mu kongera kubaka icyizere. Niyo mpamvu rero rwose iyo abantu bashakanye bagiye kuganira, si byiza gusubira mu byahise, cyangwa se muri defo z'umuntu zabanje, cyangwa se mu byo mwapfuye ubwashize. Ntabwo bibubaka, ahubwo usanga bibasubije inyuma. Hanyuma bakunzi, muracyakurikiye ikiganiro, ndakeka rwose tukiri kumwe, turimo turagana ku musozo. Tugeze ku ngingo ya 4. Ingingo ya 4 ni ugutanga no kwakira icyubahiro. Ahangaha buri wese agombwa icyubahiro cye. Umugore akaba akubahwa mu muryango, n'umugabo akubahwa mu muryango, nk'uko muba mufatanyije kandi mu rukundo. Aha rero nibyo bikwereka ko umufasha wawe kumuhaye agaciro mu byemezo byose yafata cyangwa se yakora, ndetse no mu buzima busanzwe ko umuhaye agaciro. Icyo kintu rero ni ikintu cyubaka icyizere hagati y'abashakanye, ndetse kigakomeza n'urukundo, aho buri wese yumva ahawe agaciro, aho buri wese yumva yisanzuye, aho buri wese yumva yafata initiative runaka igamije iterambere ry'umuryango, igamije kubaka umuryango. Iki rero ni ikintu gikomeye, kandi ngira ngo nk'uko muri kubibona, intambwe ku ntambwe igenda yungikanya mu yindi, ni ikirenge ku kindi, bigenda byungikanya muri kwa kubaka wa muryango. Intambwe ya nyuma rero, mbere yo kubibabwira, nagira mbanze menye niba hari ikibazo mwaba mufite, cyangwa se icyifuzo cyangwa igitekerezo, mwagishyira muri komenti, cyangwa se mukatuvugisha kuri nimero yacu 0788 21 41 16. Njye ukibagezaho ni Mwumvaneza Amon. Tukaba turi kumwe kuri Iwacu Connect nk'umuyoboro uzajya udufasha ukaduhugura mu bintu bigiye bitandukanye byubaka imiryango yacu, byubaka umuryango nyarwanda. Hanyuma intambwe ya nyuma igana ku musozo no gushyiraho intego zifatika nk'abashakanye. Ahangaha ni mvuga ngo intego zifatika z'abashakanye ni hahandi mufata icyerekezo kimwe. Niba ari imishinga mukayifatanya, imishinga y'umuryango mukayifatanya, mukayiganiraho, ntibitwe ko ari iby'umugabo, ntibyitwe ko ari iby'umugore. Niba ari kugura ikibanza cyangwa se kubaka inzu, umugore yibiharira umugabo ngo ni inshingano z'umugabo, ngo niwe ugomba kubyimenyera. Oya, nawe wakagombye kubimenya, ukamenya ngo
umugabo wanjye afite inshingano izi n'izi, turi muri uyu mushinga, yego nubwo yabihagararira ariko nawe giraho amakuru, nawe utanga ibitekerezo, nawe umube hafi igihe atashye ari stress cyangwa yahuriyemo n'imbogamizi izi n'izi, umube hafi umubwire uti komera mukunzi, muri ku ruhande, ndi iruhande rwawe, turi kumwe, umwungura ibitekerezo. Aho navuga yaba ari umushinga umugabo arimo, yaba ari umushinga umugore arimo, imishinga ikaba ari iy'umuryango twese dufatanyije, nta kwitana ba mwana ngo uyu inshingano twese turazifatanyije zo kubaka umuryango. Hari ikijyanye nanone no kwita ku bana, rwose nacyo ni ikintu cy'ingenzi kuko ni umushinga mugari, kwita ku bana ntabwo ari ukubyara gusa, ahubwo kurera ni rwo rugamba rukomeye. ngira ngo tuzagenda tunabibona mu kiganiro kizakurikira, uburyo inshingano z'ababyeyi mu burere bw'abana. Ntabwo ari umugore wita ku bana gusa, ntabwo ari umugore wakagombye gufata inshingano z'abana gusa, ahubwo n'umugabo abifitemo uruhare. Harakaba n'imigambi y'ejo hazaza heza umuryango uba ufite, bwaba ari ubwizigame, byaba ari ibindi bikorwa bateganya kugeraho by'iterambere. Ibi byose abantu iyo bakundana bagirana icyizere baba bagomba kubifatikanya. Atari hahandi usanga umugabo aragiye aguze ikibanza ntabwiye n'umugore, cyangwa se aguze inzu hirya iyo ntabibwiye umugore, n'umugore ntazi n'ibyo bafite, umugore nawe hari ibindi yibitseho ku ruhande, umugabo ntabizi. Ese utekereza yuko n'ubundi ibyo bintu ko ari iby'umuryango, ko ari iby'abana mwabyaye, ese utekereza ko uramutse ugize ikibazo ukitahira, ibyo bintu byazakurikiranwa nande? Aho niho haba ari ikibazo. Warabyihereranye, uwo mubana ntubimubwiye ngo ejo ngo bitazagenda gutya na gutya, ugatangira gutekereza mu buryo buri negativu, ngo ese ngo bigenze gutya none se kudatekereza wowe uramutse utashye ko byaribwa n'abandi, n'abana bawe batabigiraho uruhare, waba waravunikiye iki si cyo gihe? So niyo mpamvu rero imishinga yose ireba umuryango, imishinga yose itwara imbaraga z'umuryango, tuba twakagombye kuyifatikanyamo kugira ngo dufashanye, haba mu mitekerereze ndetse no mu ngiro. Bakunzi rero bacu, na urebye n'ibyo bintu bitanu by'ingenzi twari twatekereje byo kugira ngo tuganireho uyu munsi, ariko ntabwo ari byo gusa bishobora kubaka urukundo n'icyizere, ahubwo namwe mushobora kutubwira muri comment ibindi mutekereza twazongeraho mu kiganiro kizakurikira. Ibi byari iby'ibanze nabashije gutegura nifashishije n'ibindi bitabo by'impuguke kugira ngo bimfashe kuba kwegeranya nibura ingingo nibura 5 nyamukuru zishobora kudufasha kubaka umuryango mwiza, utekanye kandi uzira amakimbirane. Bakunzi bacu rero, turabashimiye umuryango wubakiye ku rukundo no ku cyizere, uba ari isoko y'ibyishimo n'umutekano, kandi turizera ko izi nama zizabafasha kubaka urugo ruhamye kandi rwishimye. Murakoze rero kudutega amatwi, ntimwibagirwe gukora subscribe na like ndetse no gusangiza n'abandi kugira ngo ubu butumwa bugere kuri benshi, bushobora kugufasha cyangwa se bukaba bwafasha mugenzi wawe, bukaba bwamuhindurira ubuzima cyangwa se bukamusubizamo icyizere yari yaratakaje. Muri episode izakurikira rero mbararikira tuzarebera hamwe inshingano z'ababyeyi mu burere bw'abana. Umukoro wo mu rugo rero dutahanye muri iki cyumweru, mbere y'uko ikindi kiganiro kiza, ni ukurebera hamwe izi ngingo uko ari 5 twarebeye hamwe, ukagerageza nibura kureba muri 3 cyangwa se ukagerageza iyo utajya ukora. Birashoboka ko muri izi 5 zose cyangwa se 2 cyangwa 3 ushobora kuba uzikora, ariko wenda hari iyo utajya ukora cyangwa se ntuyikore neza. Iyo ngingo nayo gerageza kuyikora neza uko bikwiye, uko twabisobanuriwe, uko twabisobanukiwe, ubikora uko bikwiye, hanyuma uzaduha muri comment icyo yaba yarakugejejeho. Mu gutangira gake gake, ni intambwe ku yindi, ni gahoro gahoro. Niba utajya gusaba imbabazi wige kuzisaba, niba utajya kubabarira wige kubabarira, nimba mutajyaga mugirana ikiganiro nk'abashakanye, mufata umwanya mugerageze murebe niba mwakwicara ahantu mukaba mwagira icyo muganira,
ku iterambere ry'urugo n'imibanire yanyu nk'abashakanye. Niyo mpamvu rero uwo ni wo mukoro turaranye, hanyuma ubwo tuwukoreho muri ino minsi mbere y'uko tuzaza tureba inshingano zacu mu burere bw'abana. Sawa sawa, tugire umukoro mwiza kandi buri wese n'ukuri yajya agerageza awukore. Ibi bintu ni intambwe zo guhindura imyumvire, guhindura imikorere, nuko zishyirwa mu ngiro, ukagenda ukora gahoro gahoro, hanyuma bikazageraho bikaba bimwe mu bigize ubuzima bwawe bwa buri munsi. Niba utajya gushimira umugore wawe kukanagukoreye cyangwa se umugabo wawe kukanagukoreye, tangira none utangire gushimira muri twa dukorwa dutoya umuntu agukoreye, biramumotiva, bikamuha imbaraga zo guhozaho. Kandi nawe uko bigenda biryoha niko nawe ugenda ugira wa muco wo gushimira kuri buri kimwe cyose umuntu ashobora kuba agukoreye. Sawa rero, Imana ibahe umugisha, mwubake rukomere, mwubake rurambe.